mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukurikirana ibijyanye no guteka kuri channel yanjye ya Udahogora. Ngewe ndi Udahogora Vanessa Peace. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora gutegura isosi ikozwe mu bihaza, itetse mu bihaza. Ni isosi ishobora kugufasha cyane mu gihe ukunda kugira nk'ikibazo cya constipation. Ushobora kujya ugerageza kuyinywa inshuro nyinshi ukareba yuko hari icyo byagufasha. Mu byo rero ndi bukenere mu kuyitegura harimo akagahaza nk'uko mukabona gakora isosi iryoshye cyane. Hanyuma mfite na poivron ndetse n'ibitunguru, mfite umunyu, nkaba mfite garlic powder, ni ukuvuga ngo iyi ni ifu ya tungurusumu nk'uko mubibona. Ubwo utayifite ushobora gukoresha tungurusumu isanzwe. Iyi ngiyi ni white pepper, ni ikirungo gisanzwe nyine, ariko utagifite nabwo ushobora kukihorera. Hanyuma ariya ni amavuta. Ubwo rero ndatangira mpata akagahaza ngiye gukoresha iyi sosi. Ndagahata neza, hanyuma murabona yuko maze kugahata. Nimara kugahata icyo ndi bukurikizeho ni ugakatamo uduce kugira ngo mbone uko nkakata. Murabona ko nagakasemo uduce, hanyuma ndata nkuramo ziriya mbuto z'imbere zirimo imbere. Hanyuma nimara kuzikuramo mpite mbona gukatamo uduce duto dutoya. Iyi sosi tugiye gutegura irafasha cyane. Hari abashobora kuyirya n'ibiryo bisanzwe, hari abashobora kuyinywa nka potage, biterwa n'ibyo umuntu akunze. Ariko jewe ubu buryo ngiye kuyitekamo ni ubwa potage. Nabijije amazi rero, ariko ushobora no gukoresha amazi mabisi, ugashyira mu mazi mabisi ugatutereka ku ziko ukarindira nyine, ugashyiramo turiya duce wakase dutoya twakagahaza, hanyuma ukarindira yuko tuza gushya. Ubwo ngubwo mu gihe utuduhaza turi ku ziko turi kubira, ndaba ntunganya ziriya mboga zindi ndi bukoreshe. Murabona ko nakase poivron, ibitunguru ndetse na za poiro kugira ngo nze kubikoresha muri iriya sosi nyine ngiye gukora. Murabona ko twaduhaza rero tumaze gushya, ntago dutinda kubera ko nanakasemo dutoya, duhita dushya nka nyuma y'iminota nk'icumi tuba tumaze gushya neza. Hanyuma rero ndatunganya ipanu nyishyire ku muriro, hanyuma nshyireho amavuta makeya. Ni byiza kudakoresha amavuta menshi kubera ko nyine aba ari potage, ushaka guteka ibiryo bisa nkaho byoroshya mu nda gusa, ubundi ugakoresha amavuta nyine aringaniye biba byiza. Nkoresha amavuta menshi. Ndashyiraho rero za poivron, ibitunguru na poiro nakase, hanyuma ntangire mbikarange. Ikindi nababwira nuko buriya turaduhaza buno bwoko ngiye gukora tugira isosi iryoshye cyane. Akenshi tugira isosi imeze neza. Ushobora no kwikoresha nyine ari isosi wenda uri burishe nka chips cyangwa se ibindi bintu nyine bikeneye isosi. Ushobora kuyiteka, ariko wenda ntushyiremo poiro. Akenshi ngewe nuko mba numva ari ikintu cy'ingenzi cyane muri potage. Murabona ko rero nshyizemo ya garlic powder ndetse na white pepper. Hanyuma ndakomeza ngaragure kugira ngo zino mboga zifate uburyohe n'umuhumuro wa biriya birungo. Ntago ariko mbicanira umwanya munini cyane. Ntago ari ngombwa kubicanira umwanya munini cyane. Urakaranga gusa ku buryo bisa nkaho byoroshye bivuyemo bubisi, hanyuma ubundi ugahita ushyiramo na twaduhaza rero. Ariko ushobora no kutadushyiramo, ugahita udukuramo ukashyira ku ruhande gusa. Ariko ngiye nkunda kubanza kugira ngo wenda niba hari n'akantu kasigayemo bisa nk'ibidahiye neza, byongere bise nkaho byongeye gufata umuriro, binafata uburyohe bw'ibi birungo bindi nakaranze. Nukubicishaho umwanya mutoya, ntago ubitinzaho umwanya munini cyane kuko n'ubundi biba byari bisanzwe bihiye. Murabona ko rero ndi kugenda mbikarangana na za mboga nari nakaranze. Hanyuma nibimara gutungana umwanya mutoya, nukubikarangana hamwe nk'iminota 2 gusa. Hanyuma ndahita mbikura ku ziko rero. Ndabikura ku ziko mbe mbiteretse ku ruhande kubera ko ngiye guhita mbishyira muri blender.
ibisya. Murabona ko aya ni amazi yo ku ruhande nakuyemo twaduhaza. Murabona ko nari nabisize ku ruhande ngo bibe bihoraho gahoro, kubera ko blender mfite ntabwo isiporta, ntabwo yihanganira ubushyuhe, ntabwo ari ngombwa kuyishyiramo ibintu bishyushye cyane. Ubwo rero narindiriyeho gatoya kugira ngo bibanze bihore, hanyuma ndahita mbishyira muri blender. Mama kubishyira muri blender rero ndahita nsukamo amazi kuri ya mazi nari natogoshejemo twaduhaza, hanyuma mpfundikire mbisye kugira ngo nyine bibyare isosi neza, noneho umuntu ashobora gukonsoma nka potage. Ndabisya ku buryo bya bindi byose byari nakoresheje nyine biri bugende bikivanga bigahinduka uruvange, bigahinduka isosi imwe mu by'ukuri. Murabona ko rero yatunganye, hanyuma ndayisubiza muri ya safuriya nari natogoshejemo twaduhaza. Icyo nababwira nuko hari abantu bakunda isosi ifashe nk'uku nguku imeze ikiva muri blender, ariko wenda ngiye ntago nyikunda imeze kuriya, mba numva nyine nayikora irekuye. Ariko ushobora guhita ushyiramo utuzi duke gusa nyine wunyuguza muri blender ugacanira nyine utagombeye kuyikora isa nkaho irekuye cyane. Iyo ni preference yanjye. Ndashyiramo rero n'umunyu mukeya. Muribuka ko umunyu nakoresheje n'umwe nashyize muri za mboga, gusa nshyiramo na bya birungo bindi, white pepper ndetse na garlic powder cyangwa se ifu ya tungurusumu. Ubwo rero nongeyemo umunyu mukeya kubera ko muri twaduhaza ntabwo nanashyizemo umunyu, kugira ngo iyi sosi igire umunyu usa nkaho uhagije. Murabona ko iyi sosi yanjye irarekuye pe, irarekuye gusa iraryoshye, imeze neza. Ariko uramutse udakunda isosi irekuye, ushobora nyine gushyiramo, kuko ugenda udiliwa ukoresheje ari amazi twatogoshejemo twaduhaza. Hanyuma rero ndayarura mu akabol nyine umuntu ashobora guhita ayikonsoma akayinywa. Ikindi nababwira nuko ushobora ufite nk'umufa, isosi nyine yindi nziza, niyo ushobora gukoresha ushyiramo muri utuduhaza, biraryoha cyane kurushaho. Ariko gusa utayifite ushobora kubigenza nk'uko nguko nabigenje. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uburyo nateguye iyi sosi. Ni nziza cyane, irafasha kugira ngo mu nda horohe. Niba ukunda kugira nk'ikibazo cya constipation yagufasha cyane. Muzabigerageze, mumpe feedback mu mwanya wa comments, cyangwa se niyo wakoresha adresse ziri aho hasi muri description box ukansangiza igitekerezo, nta kibazo rwose. Ndabashimiye cyane rero, naho ubutaha mukomeze kugira ibihe byiza.